agafilime k'uyu munsi tugatangiriye ku mazi. Hari abari guhunga, bari gufata ubwato bafite bagashyira mu mazi kugira ngo bahunge bagende, kuko hari abasirikare bari kubirukaho kugira ngo nibabafata baze guhita babica. Barakureka rwose aba basirikare bari bafite imbaraga ndetse n'intwaro, mbese umuntu wese babashaga gufata bahitaga bamwica, cyane cyane abana. Ndetse barakureka ababyeyi benshi batangiye gufata abana babo batangira kubahungisha. Hari umudamu uri ahangaha ari kumwe n'abana be babiri b'abakobwa, ari kubabwira ati mugire vuba mushyiremo imbaraga bataze kudufata abana banjye. Uyu mubyeyi ati mwihute rwose mujye mu bwato maze duhunge. Aka kana kitwa Rose Maro, aka kana k'agakobwa ndebera rwose kariya gakuru, ari kukabwira ati gira vuba wa mwana wihunga. Ndetse bidatinze hari akandi kana k'agahungu kaje kari kwihuta kati huwa. Uyu mudamu yitwa Huwa, kari kuza kari kuvuga ati mwinsiga reka nanjye tujyane. Ndetse uyu mudamu ati se uturutse hehe, byagenze gute? Akana k'agahungu kaje kari guhunga kuko ababyeyi bako bari bamaze gupfa. Ndetse aka kana katangiye kubwira uyu mudamu Huwa ati waruzi n'ikindi, ababyeyi banjye bose bapfuye, ababyeyi banjye bose babishe, ubu ntabwo bagihari. Rero ndakwinginze mbabarira tujyane. Ndetse aba bana babiri b'abakobwa bumvise ibintu uyu mwana w'umuhungu avuze birabatungura ndetse biranabababaza. Bidatinze barakureka hari impyisi zazishe hano ku musozi cyangwa se ibirura byo bishaka kugira ngo birye abantu bose bari guhunga, cyane yuko ibi birura biba byaratojwe kurwana intambara uko byagenda kose. Barakureka b'abasirikare nabo bari baje bari kwirukanka ku bantu bose bashaka guhunga. Undebere rwose hari umukobwa ubari imbere, uyu nguyu no bakuriye ati sha mwabonye dore bari guhunga ngabariya, ukurikire rwose. Umudamu nawe ari kugerageza kubwira abana be ati mwagira vuba vuba, mfasha Sifa, aka kana kitwa Sifa katijyamo. Uyu mudamu ati jya mu bwato nawe tugende, gira vuba vuba nawe shyiramo imbaraga. Akana uko byagenze leta kajya mu mazi kugira ngo uyu mudamu ahungane aba bana be. Umudamu noneho nta kindi cyari gisigaye cyetse kujya mu mazi agahungana abana be kugira ngo bataza gupfa. Hagati aho ngaho barakureka bya birura nabyo niko biri gukomeza kwiruka kugira ngo bize gufata aba bana maze bibe byabagira nabi, bize kuba byabica. Ndetse n'uyu mudamu no bitamusize. Ndetse aka kana gatoya aka kana gakuru kati ntabwo uri kureba hari ikirura, reba impyisi mama, ntabwo uri kureba, ukurikire rwose. Abana bari mu mazi abira. Ndetse uyu mudamu nawe barakwereka yari yageze mu mazi yahunze. Mbese mu bigaragara b'abasirikare ntabwo byari gukunda yuko baza gufata aba bana b'abakobwa cyangwa se uyu mudamu. Aka kana kakibona ibi byose, kakibona yuko iki kirura kigiye kubarya, cyagitarutse mu mazi kigiye kubasama, Mana utabari. Akana kari kabivumbuye, akana ukuntu kabigenje noneho kahise gafata umuhumetso kari kitwaje kugira ngo kaze gutabara umuryango wako. Uyu mudamu ubwoba bwamwishe ati turapfuye, Mana yanjye turabigenza gute? Kakana urebe rwose ukuntu kabigenje, kafashe umuhumetso wako karangije gashyiramo ibuye kugira ngo kaze kwikiza umwanzi w'ikirura. Nuko byagenze, ikirura cyekije kurya aba bana. Ndetse n'uyu mudamu ibyacyo byarangiye gutyo kisanze mu mazi. Aka kana kari kamaze kukica. Mbega umwana w'intwari! Uyu mwana ibintu akoze ni byiza cyane. Bidatinze barakureka umubyeyi akibona yuko abasirikare bakomeje kubirukaho, hise abwira abana be ati bana banjye mwubike imitwe mwubame hasi bataza kubabona. Muri kumva neza? Abana nuko babigenje. Ndetse no mudamu nawe ari kugerageza kugira ngo arebe ukuntu yava ahangaha. Gusa uyu mukobwa nawe ukuriye aba basirikare nta kuntu yagera kuri mudamu ndetse n'abana be. Ndetse atangira kwivugisha ati abakobwa babiri bose baragiye, ntabwo bishoboka. Ariko se nanone uriya mudamu akaba azi kugashya bigeze ahangaha. Abantu mutazi kugashya ni kwa kundi, mbese ni nk'umusare, ni umuntu uyobora ubwato, kwa kundi aba afata umwuko cyangwa se igiti ari kuyobora ubwato, birababyita kugashya. Abantu mutari mubizi. Umudamu nawe niko ari kwitegereza uriya mukobwa. Ndebere umukobwa yabuze ukuntu abigenza, ntabwo yagera kuri uyu mudamu ngo basi abe yamufata, ntabwo byakunda. Abantu bose bakomeje guhunga
ndetse uyu mudamu ni wowe ubwe wari usigaye. Ati oke, byakunze bana banjye rero muhaguruke, nta kundi kuntu byagenda, ndi kubona rwose tumaze kugera kure, ntabwo badufata. Abana nabo batangira kwiruhutsa mu mitima yabo bati mbega ibintu byiza, ni ukuri pe, ibintu byiza cyane rwose, mbega ni ukuri pe, tugomba gushima Imana idukijije ikirura, ndetse Imana ikomeje kuturwanirira. Bari abasirikare ntabwo bigeze batubona, mbega byiza. Na kakana k'agahungu k'Isifa kari hano kahunganye n'uyu mudamu ndetse n'aba bana babiri b'abakobwa. Mana yanjye, mudamu nawe niko guhaguruka kugira ngo yitegereze neza ku musozi. Agiye kureba asanga b'abasirikare wapi, ntabwo bamugeraho. Abasirikare bari bumiwe, nta kundi kuntu byari kugenda, wapi rwose. Mu gihe abana nabo bari gushimira Imana bati haleluya, abana bari kuzamura icyubahiro, bari gusenga bati Imana wakoze rwose kudutabara, dore twari dupfuye, utwana turi ahangaha twari turi mu mazi abira, ariko Imana yahabaye. Abana bari hano basimbutse urupfu, ndetse n'umudamu nawe byarangiye rwose arusimbutse. Hari igihe ugera mu bibazo nk'ibi ngibi ukibaza niba rwose wabivamo, ariko ukabona nta nzira, ariko Imana ifite inzira nyinshi yacishamo mu bibazo byawe ugasanga ubivuyemo. Ndetse abana nabo bakomeza guhamagara bati dadi, ariko wapi, ntabwo byari gukunda. Ndetse abana bakomeza kuvuga bati ariko papa, basi wagaruka maze tukajyana, papa waza maze tukajyana tugakomezanya urugendo. Ariko byari byarangiye. Uyu mudamu ikintu cyonyine yari afite ni ukuba yahungisha aba bana akabavana ahangaha kugira ngo bataza kuba bakicwa, kuko mwabibonye yuko abantu bose bakoraga ibishoboka byose kugira ngo bahungishe imiryango yabo, cyane cyane abana. Rwose abana utabahungishije waba ukoze amakosa menshi cyane ndetse akomeye cyane. Ibyo birangiye noneho sasa barakurika wa mudamu nawe yakomeje kugenda ahungana abana. Ati bana banjye mubanguke, dore inzira, rebere utwana natwe tutazi iyo turi kujya, ndetse turi kugenda turi gusikana n'abantu bari kubahiga ahangaha. Umudamu nawe ati ndabigenza gute? Bana banjye rero mubanguke kandi mushyiremo imbaraga, dore nta bintu by'ubunebwe nkeneye, mubanguke munkurikire tugende rwose twiruke. Burya abadamu ni ukuri ababyeyi bagira urukundo, bagira umutima mwiza, uwo mutima mwiza bafite bazawugumane. Niko umubyeyi akomeje guhungana abana be, ndetse ari nako akomeza kubacisha mu banzi bari kubahiga, ariko kubera Imana ndebe rwose Imana ikomeza kubarindira mu rugendo barimo. Umudamu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo ahungishe abana be kugira ngo bataza gupfa, ariko bageze ahangaha basanga rwose nta nzira ihari, ahubwo bese babahagarika bati mwebwe murajya hehe? Ntabwo murarenga ahangaha. Umudamu ati bigenze gute? Ndabigenza gute? Basanze hari abantu babitambitse, barakurika hari akana k'agakobwa kari hano gafite amaso yishimye. Ukurikire uyu mugabo yatangiye kugatangarira ati wabonye aka kana? Wabonye ukuntu gafite amaso yishimye? Wayitegereje neza? Uyu mwana ntabwo asanzwe, ahubwo tumujyane. Ndetse bati no, uyu mubyeyi ati ntabwo byakunda. Ndetse uyu mugabo ati we banguka tugende. Ukurikire ariko hari umugabo waciye uyu mudamu inyuma, arangije ahita amwiba agakapu karimo amafaranga, arangije arakajyana. Ariko uyu mudamu ntabwo yamenye ukuntu bigenze. Ati nibiki ukoze? Ndebere. Ati sha nyine ibintu nkoze, ntabwo uzi yuko ndi murumuna w'umugabo wawe se? Ntuze kugira ikibazo gusa nyine musori. Okay. Umugabo arangije arigendera, kuko ikintu yari akeneye ni amafaranga yonyine. Amafaranga abagabo bari bamaze kuyajyana uriya mudamu, barangije bagenda rwose bari kuyagabana. Bati urajyana ngahe wowe? Nyine tujyane nk'ibiceri 20 nta kibazo biradukwira. Ati mpereza nanjye, mpereza rwose utaza kuyajyana wenyine. Kakana gafite amaso mbese amaso yishimye karahindukiye gatangira kwitegeza bari abagabo, kabona rwose ibintu kakoze, kabona rwose ibintu bakoze, kabona rwose atari ibintu byiza. Ni ukuri pe, bari bakoze ikintu rwose, igikorwa kibi cyane cy'ubujura, ntabwo ari igikorwa cyiza bariya bagabo bari bamaze gukora. Aba bana babiri nanone, uyu mwana ndetse na wa muhungu, nabo barebye inyuma kugira ngo barebe ibintu bari abagabo bakoze, babona rwose bakoze ibintu bitari byiza habe namba. Mana yanjye,
uyu mudamu ati koko ndabigenza gute ko ndi kubona ibibazo bikomeje kuba ibibazo ntibigenza gute sasa barakwereka uriya mukobwa muramuzi ni wa wundi uri guhiga uyu mudamu ari kumwigisha uruhindu ndetse uyu mudamu arangisha ati bana banjye mugire vuba vuba duhunge tuva ahangaha bataze kuba batuvumbura bakaba badufata bakatwica ndetse bari kugenda batari bagera imbere gato bahise babona inzu bati ahubwo iriya nzu tuyihungireho ni ukuri pe ntabwo twakomeza kugenda tugenda duhungire muri iriya nzu ntabwo twakomeza kugenda ni ukuri kuko badufata kandi badufashe murabizi bana banjye bahita batwica abana ni uku rwose bahise bayoboka muri iyi nzu ndetse n'iyo mama wabo ntabwo yagombaga kubasiga yagombaga kujyana nabo kugira ngo akomeze abiteho abahekeya mbese ite ku bana be nta kundi kuntu byagenda nk'umubyeyi uwo ari we wese bageze ahangaha noneho sasa barakwerekana iyi nzu batamenyeye wapi ntabwo bimenyeye rwose nta n'icyo kurya kiyirimo rwose iyi nzu nta kintu wabonamo cyo kurya umudamu nawe niko ari gufunga ndetse barakwereka rwose uyu mwana yatangiye abwira mama we ati mama ndashonje ukurikire ndetse mukuri we arangije araza abwira uyu mwana ati wowe ihangane ntabwo uzi ko turi mu bibazo wowe turi kuvuga ngo urashonje ihangane sha urubuse kurya ibiryo nibuza kuboneka nyine uguraza kurya ikindi kandi urabizi yuko abantu bari kutwirukaho bari kuduhiga rwose bagomba kutubona paka batwishe rero reka kuvuga ngo urashonje umudamu yabonye yuko umwana we ashonje ndetse ati mwana wanjye reka mbabwire ndabakunda sibyo reka rero ndagiye mu kanya ndagaruka mwe muri ahangaha ntimuze kuhava ngiye kubashakira icyo kurya kandi murabizi bana banjye ndabakunda ntabwo nabajyana murabizi mbajyanye byabakomeza kuba bibi cyane bashobora kubafata bakabajyana ariko muguma ahangaha ntabwo ndibuze gutinda abana banjye kandi murabizi yuko mbakunda sibyo ntimuze kugira ikibazo ikindi kandi mutagira ahantu na hamwe muza kujya ninza rwose mbasanga ahangaha ndetse aka kana kati mama nta kibazo nyine uradusanga hano ntabwo turi buze kuva ahangaha umudamu ibyo birangiye amaze kubwira abana be ati bana banjye ntimuze kuva muri iyi nzu ndibuze kubasanga ahangaha ngiye gushaka icyo kurya basi mbazanire umubyeyi arangije arafungura kugira ngo basi ajye guhahira abana be ntabwo yagombaga kubikurikiza kuko rwose byari ibibazo bikomeye cyane iyo abajyana ntabwo yari kubagarura rwose yari kubagarura bapfuye cyangwa se nanone bakaba babashimuta uyu mudamu no sasa akigera ahangaha mu muryango yagiye kureba agakapu ke arakabura atangira kubaza ati ntese agakapu kanjye nari mfite karimo amafaranga kagiye hehe umudamu abitekerejeho yibuka yuko hari umugabo basi waba wakajyanye akakamwiba ati kubera iki koko ibibazo biri kuyisukiranya umunsi ku munsi kubera iki ibibazo biri gukomeza kunyirundaho njye n'umuryango wanjye kubera iki ibi byose biri kuba umudamu biramuyobera ariko nta kundi kuntu byari kugenda yise yibuka yuko hari akantu ko mu mutwe afite atero nta kundi kuntu ngomba kubigenza ngomba kukagurisha ntite yuko kamfatira umusatsi ngomba kukagurisha nyine kugira ngo mbone ikintu abana banjye baza kurya none se ibi ngibi byaba bimaze iki ndetse abana batangiye kumuhamagara bati mama akana karaje kati mama uracyari hano mama reka mubwise ukuri tumeze neza akana katangiye kubwira mama kati mama tumeze neza pe nta kibazo dufite ahubwo ndumva ikintu wagakwiye gushyira imbere ni uko wagenda nta kibazo rwose turaza kugira genda rwose ujye kwita ku bikujyanye ni ukuri pe kandi ikindi umenye yuko ukeneye kuruhuka mama genda rwose uzane ibyo ugiye kuzana maze nawe uze uruhuke twarwanye intambara nyinshi cyane rero ugenda ndetse uyu mudamu ati mwana wanjye rero ntabwo ndibuze gutinda mu kanya ndagaruka muguma ahangaha wowe n'abarumuna bawe nta kibazo uriya murumuna wawe w'umuhungu wabonye ukomeze kumwitaho ndetse na murumuna wawe w'umukobwa ukomeze kumwitaho mwana wanjye ubwo ndagiye aka kana kakibona yuko mama wako amaze kugenda katangiye kumucunga kugira ngo nako kagende ese aka kana ko mama wako yakabwiye ngo ntuva ahangaha ntugire ahantu ujya aka kana kaza kugenda bakaza kukagirira nabi biraza kugenda gute akana ibyo byose ntabwo kari kabyitayeho wapi
karangije rwose karavuze kati ngomba kugenda uko byagenda kose. Wa mudamu nawe niko ari kugenda, mbese ari gushakisha kugira ngo arebe yuko yabona umuntu agurisha aka kantu ko mu mutwe, basi akaba yamuha amafaranga agahahira abana be, akareba yuko barya. Mbega niko agafashe mu ntoki, ndetse akomeza kukitegereza cyane ati nta kundi kuntu byagenda, akangomba kukagurisha. Abana banjye ntabwo bampfira mu maso ngo ni imisatsi yanjye ndi kwitaho, nta kundi kuntu nabigenza. Gusa hagati aho ngaho ni kwa mwana w'umukobwa nawe ari gucunga ati ndakora iki. Ari gutekereza rwose ikintu yakora kugira ngo arebe yuko yatunga umuryango. Azi neza yuko mama we nta mafaranga afite, ndetse uyu mwana ati ndabigenza gute noneho sasa. Ukurikire rwose akana kari hano kitegereje mu kirere, kabona rwose imvura igiye kugwa. Iyi mvura rwose igiye kugwa, kandi iyi mvura ubwo igiye kugwa nayibyaza umusaruro, nabonamo amafaranga menshi cyane. Ese imvura wayibyaza mu musaruro gute? Ariko akana kari hano kati ndabizi neza yuko nayibyaza mu musaruro. Akana karangije kati rwose pe, reka ngende, ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo nite ku muryango wanjye, kuko ndabizi mama nta mafaranga afite, rero nta kundi kuntu nabigenza. Akana kati rwose ibyo ngibyo nibyo. Akana karangije kati reka ngende, kari kabonye yuko rwose imvura igiye kugwa, kati ngiye gukora akantu keza cyane, kandi nzi neza yuko umuryango wanjye ngomba kuyitaho uko byagenda kose. Ndetse akana kakigera ahangaha karije kabaza umugabo uri gucuruza imitaka kati imitaka uri gucuruza gute? Umutaka umwe nangahe? Ndetse uyu musaza ati rero ngiye kujya mu rugo mu kanya gato cyane, ariko nyine na amafaranga n'ibiceri 8 gusa urampa. Ndetse aka kana kati okay, byiza cyane rwose urakoze cyane, ahubwo nkeneye imitaka 5 yimpe nta kibazo, sibyo? Ni imitaka 5 nkeneye, ngo rwose yimbarire ube wayimpereza. Umugabo ati nta kibazo, reka nyiguhereze mwana. Umugabo arangije rwose ahita ayibara ati ngaho akira rwose imitaka 5 wansabye, akira rwose uyijyane. Akana kati rwose urakoze cyane, mbega byiza. Kumbe akana karagitegereje kabona yuko imvura igiye kugwa, kandi buri umwe wese uraha hantu ari buze gukenera umutaka. Kati nindangura iyi mitaka rwose nzi neza yuko ndibuze kujya kuyicuruza, kabonamo amafaranga menshi cyane, ubwo nyine nkaza kwita ku muryango wanjye, nta kundi kuntu byagenda. Hagati aho ngaho ni kwa mudamu nawe wagiye guhahira abana be ibyo kurya, ari kugura ibishoboka byose kugira ngo abajyanire. Undebere rwose ababyeyi bita ku bana babo, ni ukuri pe Imana izakomeze ibaha umugisha. Gusa ako kanya uyu mudamu uri guhaha yagiye kubona abona imvura iri kugwa ari nyinshi, ubwo barakoreka abari ahangaha bose batangiye kugenda bahunga, bari guhunga imvura kugira ngo imvura itaza kubanyagira. Umudamu nawe niko byagenze, yabonye rwose imvura iri kugwa atangira guhunga kugira ngo ajye kuyugama. Mana yanjye, umudamu urahangaha nta n'umutaka afite, ndetse ni nako baba basirikare nabo batangiye kuza bati muze ahangaha rwose ndi kubona hatari buze kutunyagiza, muze mwugame ahangaha. Abasirikare benshi baraje kugira ngo baze kugama ahangaha. Ndebere rwose wa mukobwa nawe ubakuriye niko yaje ahangaha nawe ubwe aje kugama ati mbega imvura ariko se ubundi iyi mvura kiri kuza kutubangamira koko ubiraza kugenda gute? Ukurikire rwose uyu mukobwa nawe yaje kugama hano. Gusa nanone uyu mudamu yatangiye kumva uyu mukobwa ari kuvuga ati ariko wa mudamu ufite abana 3 ntabwo mwigeze mumubona? Ukurikire umudamu arita mu gutwi. Mana ishobora byose, nakubwiye ngo rwose aka gafilime ni keza cyane. Uyu mukobwa akomeza kubivuga ati, ndetse hari uwatangiye kumusubiza ati rero njye umudamu ntabwo nigeze mubona, ari gucyaracyara ahangaha, nitwe rwose turi ahangaha. Uwo mudamu akibyumva noneho sasa ati reka ngende bataza kumvumbura bakamenya yuko ari njyewe. Umudamu arangije arigendera, agenda muri ubwo buryo kuko yarahagararanye n'abanzi be ariko atabizi. Umudamu agihunga noneho sasa babasirikare bahise bamubona bati mwamubonye, dore nguriya ari guhunga. Ukurikire rwose baguteye gusimbuka, nta kundi kuntu byagenda. Umudamu akigenda batangiye kumuhamagarika bati hagarara wa mudamu we, ariko umudamu ntabwo yari guhagarara. Bakomeje kumwirukaho muri iyi mvura ariko ntacyo byari gutanga. Umudamu
yakomeje kwiruka ari guhunga kugira ngo ahunge aba bagizi ba nabi. Ni nako abantu benshi bari kugenda bari guhunga muri iyi mvura, buri wese afite umutaka, ari nako kakana k'agakobwa kari kugerageza gucuruza imitaka yako. Akana nako kaje kugama hano, ndetse kacyugama ahangaha kagiye kabona gahagararanye n'umudamu uri kumwe n'umuryango we, umugabo ndetse n'abana. Akana karangije kanamubwira kati madamu wagura umutaka, basi gura umutaka umwe ndakwinginze. Akana gatangiye gucuruza kazi ubwenge, ndetse uyu mudamu ati se none umutaka nangahe uri kugurisha gute? Akana kati rero ntabwo ndi guhenda, kandi rwose ndi kubona yuko umutaka urawukeneye, n'ibiceri 60 urampa gusa. Akana wumva ukuntu gatangiye guhenda, ati uramiceri 60 kuri buri mutaka umwe gusa, ubwo niba uratwara iyi mitaka yose ubwo nawe urumva amafaranga uri buse kumpa, ubwo nyine nuko nkuko biraza kugenda. Ndetse uyu mudamu ati uri kuhenda 60 yose, wape wa mwana we kujya urahenda? Ndetse aka kana kati ntabwo ndi guhenda pe, kandi pe reka nkubwize ukuri, fata igihe cyawe neza unyishyure birangire, kuko nano ntabwo ndi buze kwisubiraho. Ikindi kandi ugomba kumenya yuko guta igihe ari uguta, mbese guta umwanya wawe ni nko guta amafaranga. Uyu mubyeyi ati se ushatse kuvuga ngo iki? Akana katereka nkubwize ukuri rero, papa yigeze kumbwira mbese mu minsi yashize, arambwira ati mwana wanjye rero reka nkubwize ukuri, mu gihe cyose uzabona uri gusipendinga igihe cyawe utari kwinjiza, uzaba uri guta amafaranga, kuko igihe ni amafaranga. Akana katangiye kubivuga gutyo kati rero niko papa yambwiye, rero nawe nukomeza gusipendinga igihe cyawe utari kugura ngo basi uve n'ahangaha, ushobora kuba wagura uyu mutaka, ayo mafaranga ndi kukubwira ukayafata nkaho ari menshi, ariko nanone uko uraguma mbese ahangaha utari kujya gukora imirimo yawe, hari byinshi biri gupfa. Wafata umutaka wawe ukitwikira, ukagenda nyine ugakorera amafaranga, kuko kuguma ahangaha ni ibihombo byawe. Fata umutaka yawe wigendere. Uyu mudamu ati noneho ngaho mpereza imitaka 2, ndikumva wa mwana we uzi ubwenge. Akana kahise kamutera ingingo kati papa yarambwiye ati iyo utari kwinjiza kandi uhagaze, mbese nta kintu uri kwinjiza, uba uri guta igihe, mbese kandi igihe ni amafaranga. Akana karangije rwose gahita kabasobanurira, akana bahita bagakubita inoti zako, bahita bagahereza amafaranga kati rwose urakoze cyane. Karangije rwose karanashimira kati thank you, mbega byiza, thank you mama. Karangije rwose gashimira uyu mudamu kati rwose urakoze cyane, reka njye gucuruza n'ahandi. Ndetse akana katijyana iyi mitaka niyo myiza, iyi ngiyi rwose ndi kubona ariyo migari, kandi iyi ngiyi yatwikirana abantu 2 icyarimwe, kandi aka kana kari kubeshya wapi. Imitaka yose irangana, keretse ikintu bitandukanye ni amabara yonyine. Ariko karangije kati jyana uyu nguyu ni wo munini, rwose wabatwikira muri abantu 2, mu gihe nyine mu bisanzwe uyu mutaka utwikira umuntu umwe wenyine. Akana kati rwose jyana uyu nguyu ni wo mwiza. Akana kari gucuruza, kari gushakisha. Ese nawe waba uzi gucuruza? Ntabwo gucuruza ari gucuruza boutique, ntabwo gucuruza ari kugenda ngo uri gucuruza imitaka nk'uyu mwana, ahubwo gucuruza ni ukumenya ubwenge, ukamenya kubyaza amafaranga andi. Ni nako wa mudamu nawe nanone ari guhunga abagizi ba nabi bari kumwirukaho. Ukurikire rwose akigera ahangaha abone yuko bakomeje kumukurikirana, ati noneho ndabigenza gute, ndahungira hehe? Umudamu ahita yinjira ahangaha kugira ngo yihishe bari abagizi ba nabi bataza kuba bamugirira nabi. Ni nuko uyu mudamu yabigenje kugira ngo yihishe bari abagizi ba nabi bari kumwirukaho kugira ngo baze kumwica. Ese biraza kugenda gute? Uyu mudamu amaherezo ye nayahe? Ese bari buse kumufata? Bidatinze barakureka ba bantu ribatangiye kumwataka, ndetse basanga hari umudamu urahangaha wahagaze, ntabwo bari kumucika. Uyu nawe ni indwanyi. Uyu mudamu uhagaze hano nigeze kubona aho uyu mudamu yese yinjira ahangaha, hari umudamu yise kubona uhagaze afite umutaka. Ukurikire rwose nta muntu waza umunyuraho ngo abikunde. Nawe ni indwanyi yakabuhariwe, baramuzi, ntabwo waza uri kumyenzaho ngo bikunde rwose, kandi abafite ibyuma bigiye bitandukanye, imbunda, pistori, ntabwo wamuzamuraho impanga yahita akwica bigahita birangira. Umudamu urahangaha bagize ahangaha batangira gutinyamo, bati se none turarenga ahangaha dukomeze gushakisha uriya mudamu, ntabwo byaza gukunda pe.
ukurikire rwose. Ndetse uyu mudamu atibaye byiza ahubwo mwahita mugenda mukamva mu maso mukava ahangaha, ntabwo byakunda. Uwo muri gushaka ndamuzi, ntabwo mwamubona rero. Uyu mudamu yari abizi neza yuko ari wa mudamu bari gushakisha, ariko arangije ati rero muva ahangaha mugende, ntabwo byakunda. Ati ubwo niba mutagiye reka mbereke noneho sasa. Mushaka kugira ngo mumbone, mbese mushaka kurwana nanjye? Ukurikire rwose. Batangiye mbese kugira ngo bamurwanye, ariko barakurika uyu mudamu. Hari ibyo yagendanaga muri we, ntabwo wamurwanya ngo bikunde. Abafite indwanyi zigiye zimugaragiye, wapi rwose ntabwo waza ngo mbese umukubite uko wishakiye, ntabwo byakunda. Ndetse arangije ati mwagenda. Arangije ahita avuga ati nyamara mwebwe muraza guhura n'ingorane zikomeye cyane. Muri kunyumva neza? Mugende, nta kundi kuntu byagenda. Barakureka wa mukobwa wari ubari imbere, ari nabo ukuriye bari abasirikare. Mbese bari abasirikare bari guhiga abaturage. Abasirikare bese bagenda bava ahangaha. Nuko uyu mudamu yatabawe n'uyu musirikare atazi ngo mbese aturuka hehe, igenda gute. Barangije bari kubura baragenda, kandi bafite intwaro zihambaye. Ariko uyu mukobwa ntabwo waza ngo urapfa kumukinisha uko wiboneye. Bagenda rwose mu mvura. Umudamu nawe abonye yuko bagiye, hise ava ahantu yari yihishe kugira ngo aze ashimire uyu mudamu kubw'imirimo myiza yaramaze kumukorera, kubwo mbese ubugira neza yaramaze kugaragaza. Mbibutse yuko ibi byose ni Imana ibikora, hatari Imana tuba twarapfuye. Uyu mudamu nuko yakuje intwaro, yaragiye kwicisha bari abantu. Bahise bagenda, uyu mudamu arangije ata ayirekura. Gusa hagati aho ngaho wa mudamu nawe ntabwo yigeze yita ku by'imvura, yarashe kugira ngo aganize uyu mudamu umutabaye. Ndetse anamubwira ati nukuri urakoze cyane, mbega byiza. Ati thank you, urakoze cyane rwose, ndagushimiye. Uyu mudamu arangije rwose azana umutaka. Ati madamu, ndabona rwose uri kunyagirwa, rero guma ahangaha akanya gato ngutwikire. Niba rwose ushaka kujya mu rugo iwawe, uri buse kugenda mu kanya, ntabwo wagenda muri iyi mvura, sibyo? Reba rwose imvura iri kugwa, mbabarira rwose uguma ahangaha. Ndabizi uri guhigwa bukware, bari kuguhiga rwose. Mbese ubuzima bwawe buri mu mazi abira, ndakwingize rwose wihangane uguma ahangaha. Ndetse uyu mudamu ati waruzi n'ikindi, mfite abana 2 b'abakobwa. Ese ntabwo wanyemerera nk'abakuzanira ukabajyana ukajya kubatoza basi igisirikare nabo bagashaka ukuntu bakirwanaho? Ndetse uyu mudamu ati wapi, ntabwo rwose byakunda. Abo bana mbese ko wabazana mbese mu gisirikare cyacu ntabwo byakunda. Ariko se nanone reka nkubwire, tuzapanga ikindi gihe mbese tubinonosere ndebe niba abo bana nabajyana. Gusa nyine nuko mu gisirikare cyacu bakunze kwemera abana b'impanga, mbese nibo dukunze gufata. Rero nzagerageza ndebe yuko byakunda, gusa nyine biragoye. Umudamu nuko rwose yarahise afata umwanzuro ati abana banjye nukuri bafite impano, bakuzane ukajya kubatoza. Nukuri akugira ngo bazapfire mu maso yanjye, nta kuri kuntu byagenda rwose nabaguha. Ndetse uyu mudamu ati okay, niba afite impano koko ukabona yuko rwose nta kibazo, nzaza kubareba tuvugane ndebe niba nabajyana. Gusa nyine ntuzagira ikibazo, wowe ndahari nzabigufashamo. Gusa nyine nibyanga uzabyihanganire. Uyu mudamu nuko yabigenje ati aho kugira ngo abana banjye bamfire mu maso, nakemera rwose nkabahara bakagenda rwose, bakagenda bakagira mbese bakiga igisirikare, bakaba banakirwanaho. Gusa uyu mudamu akomeza ashimangira ati nakomeje kukubwira ngo impanga zonyine nizo dukunze kwakira. Gusa nyine nibiza mbese babana bavutse amahasa murayazi, abana nibo dukunze kwakira. Ariko gusa nibihinduka nzaza kukureba. Gusa nyine ugende witegure, isaha n'isaha naza kukureba, uwabona rwose nje kukureba nkaba nabajyana. Kuko rwose umbwiye ngo akugira ngo bagupfira mu maso kandi bari kubahiga cyane, nzabigukorera, ugende rwose utuze. Gusa uyu mudamu ati nyamara ni abana beza cyane, ndabizi yuko uzabakunda, wagira barangana, ni abana beza cyane rwose, genda ubikurikirane. Nuko byagenze. Gusa uyu mudamu ibi byose yabikoze kugira ngo abe yatabara abana be. Mana yanjye, bidatinze barakurika wa mudamu yatashye mu rugo iwe agiye kureba abana be yari yasize. Abana nabo niko bategereje umubyeyi wabo, barategereje bati mama ubundi ko yatinze araza
araza ryari. Ariko bidatinze umubyeyi ise agera ahangaha ikibazo aba bana bari bafite ako kanya kise kibonerwa igisubizo bidatinze. Umudamu ati ngaho mwakire bana banjye murye. Umudamu akibahereza noneho sasa undebere barakurika rwose wa mudamu wa musirikare yeye yamuhereje n'umutaka ati rwose uwo mutaka uze no kujyana mu rugo. Sasa uyu mudamu akigera ahangaha yitegereje hirya no hino ati Rose Maro yagiye hehe, umwana wanjye yagiye hehe, ukurikire. Ndetse uyu mwana w'umukobwa ati yagiye yasohotse mama. Ngo ngwiki ngo yasohotse, utambwira ko umwana wanjye yasohotse mwana yanjye, ibise birashoboka. Ukurikire rwose uyu mudamu ati ntabwo byumvikana. Akibaza icyo kibazo gikomeye cyane niko kwa mbese wa mwana Rose Maro yise agaruka hano mu rugo. Ndetse uyu mwana yaje hano mu rugo afite amafaranga menshi cyane. Ndetse mama we warakaye ati mwana wanjye wakoze ibiki, kubera iki nakubwiye ngo uguma ahangaha ukaba wasohotse ukagenda, njye nawe twavuganye ngo iki, kubera iki wavuye ahangaha ugasiga barumuna bawe ahangaha, wari ugiye hehe koko. Akana kari ahangaha katangiye kwitegereza mama wako, ndetse ari nako gakuramo akantu ko mu musatsi kari gafite. Umwana uri hano ni umwana uzi ubwenge, mbega buri kureka rwose yari afite akantu ko mu musatsi neza gasa nka kakandi uyu mubyeyi yagurishije kugira ngo aba bana baze kubona rwose icyo kurya. Undebere ukurikire rwose aka kana karangije gahita gahereza mama wako kati mama akira. Uyu mubyeyi yitegereza rwose ukuntu uyu mwana we yamukoreye akantu keza. Uyu mubyeyi biramushimisha cyane. Ndetse uyu mwana ati mama urabizi ndagukunda. Mama reka nkubwize ukuri, aka nakazanye kuko nari yuko aka wakagurishije, rero uze kumbabarira nyine gafate ugashyira mu musatsi wawe. Ninzi neza yuko witanze ku bwacu, uragenda rwose uragatanga kugira ngo tuze kubona icyo kurya. Rero nanjye ibi byose nabikoze kubwo kwitangira umuryango wanjye kugira ngo ndebe yuko wabaho. Mama nuko ndakwinginze akira aka kantu, ndetse kugira ngo mve ahangaha nibyo byari binjyanye, sibyo mama. Akana karangije rwose gita kambika mama wako aka kantu ko mu musatsi gafata umusatsi kati mama ndagukunda cyane. Mwabana mwe ese mujya mukunda ababyeyi banyu? Mujye murakunda ababyeyi banyu, kuko ababyeyi banyu nta undi muntu waza ubasimbura, wapi ntabwo byakunda. Uyu mubyeyi yitegereje ukuntu uyu mwana we yamukoreye ibintu byiza cyane, ndetse atangira kumubaza ati se none amafaranga waguze aka kantu wayakuye hehe, wansubiza? Akana kumva ikibazo mama wako yarakabajije kati reka mbwire mama, nyine nanjye nagiye ndacuruza kuko nabagisohoka mpita mbona yuko imvura igiye kugwa. Rero nese nigira inama yuko rwose nagenda nkaba nashaka udufaranga duke cyane rwose, nkaba nagenda nkarangura imitaka. Kandi rwose nagenda ngura imitaka kuko nabonaga ikirere kimeze nabi, imvura igiye kugwa. Rero iyo mitaka amafaranga nayiranguye yari amafaranga make cyane. Uzi ukuntu nabigenje, nagiye buri mutaka wose nkugurisha amafaranga ari hejuru, mbese ku giciro gihanitse, ku buryo rwose mfite amafaranga yadutunga nk'ukwezi. Uri kumva ukuntu byagenze? Ni ukuri mama, ibyo byose nabikoze kugira ngo ndebe ko rwose nkatwe nk'umuryango twabaho neza, kandi urabizi ibi byose mama ni urukundo mbakunda. Ni ukuri mama, ibi byose nahise mvuga ngo reka nkuzane nako kantu ko mu musatsi, nari nzi yuko utagafite kuko nzi neza ko udukunda mama. Wagiye rwose urakagurisha kugira ngo dukunde tubeho, nari mbizi. Rero mama ndebere. Umubyeyi yitegereza umwana we ukuntu yakoze igikorwa cy'urukundo. Uyu mubyeyi buri ukuntu abigenza, yabuze ukuntu abigenza, amarira yatangiye kuzenga mu maso, ariko nta kundi kuntu byari kugenda. Ndetse bari kureka rwose aka kana gafite amaso yijimye murakazi. Ndetse uyu mubyeyi atangira kugafukoraho ati mwana wanjye ndagukunda mwana yanjye. Ndebere rwose akana karahangaha, ndetse bari abana babiri, ndetse n'akakana kitwa Sifu kagahungu kari hano. Ndetse uyu mubyeyi ati bana banjye mufite ubwenge, ni ukuri pe Imana yampaye umugisha, ni ukuri pe nguhambaye ikirezi ntamenya ko kera harya, ariko njyewe nzi neza yuko rwose Imana yampaye umugisha kandi ndabizi ndanabibona. Bana banjye rero muzagubwe neza, ni ukuri pe nzakomeza kubitaho,
nta kibazo muzagira. Rozimaro ndetse na murumuna we, ni ukuri mwana wanjye nzakomeza kubitaho, ntimuzagire ikibazo. Ukurikire rwose mwa babyeyi mwe, ese mukunda abana banyu? Mujye murakunda abana banyu ni ukuri, kuko rwose niba udakunze umwana wawe uzakunda nde? Ndetse uyu mubyeyi ati bana banjye, aha musore mumbabarire ku byabaye byose, nshobora kuba narabakomerekeje, nshobora kuba ntaritwaye nk'umubyeyi mwiza, gusa nyine ibyo byose byabaye. Bana banjye nta kibazo muzigera mugira, kandi nzi neza yuko imbere ni heza, tuzagira ubuzima bwiza bana banjye. Siko mbabwiye, ni ukuri pe, imbere hari ubuzima bwiza kandi nta kibazo muzigera mugira. Nzi neza yuko Imana ishobora byose, yatumye ibi byose biba, izakemura n'ibindi byose biri imbere. Bana banjye rero nzakomeza kubitaho, ni ukuri rwose nta kibazo na kimwe muzigera mugira mu buzima bwanyu. Umubyeyi nuko yasezeranyije abana be ati muhumure mwebwe muzagira ubuzima bwiza. Nuko byagenze, ati ni ukuri pe, ubuzima bwiza buri imbere. Bana banjye nta kibazo muzagira. Ndetse uyu mwana ati mama urakoze cyane, ni ukuri pe, utubwiye amagambo meza cyane, ndetse amagambo yo kutwubaka. Ndetse uyu mwana ati huwa naho ngewe uko muri kunsiga, akana kari hano kazi ubwenge, kati ngewe akana karangije rwose kaba kararikocoye. Uyu mukobwa arangije arakitegereza ati ntugire ikibazo nawe urimo mwana, sibyo? Uri ndebera rwose uyu mwana w'umukobwa azi ubwenge. Ndetse aka kana kimara kwitegereza umutaka mama wako yari yazanye, katangiye kwitegereza ndetse gatangira kwibuka ukuntu kagiye gacuruza imitaka ku mafaranga ibiceri 60 byose, kandi kawuranguye ibiceri 8 gusa. Akana karangije katereka mbwire mama, nanjye nkurikije ukuntu ibintu bimeze, nkurikije ukuntu ubuzima bw'iyi minsi bumeze, mama ndagusezeranya yuko pereka nkubwize ukuri, tugomba kuzabaho neza. Nzi neza yuko rwose nzakomeza kwitaho, ndetse na mushiki wanjye ndetse n'uwo musaza wanjye twungutse nzakomeza kubitaho. Ndabizi ko rwose ibi bizashira, rero nzagenda ncuruze ukuntu nabigenje ndabizi. Rero mama reka nkubwize ukuri, ugende ushikame utuze, nta kibazo ugomba kugira, ndahari, sibyo mama? Ndetse n'aka kana kati mama nta kibazo koko, ni ukuri pe, mukuru wacu azakomeza kutwitaho, azi ubwenge koko. Uyu mubyeyi yavuze ukuntu abigenza, ariko sasa bakira aho ngaho hari uwafunguye. Ese ninde? Ni wa mudamu, muramuzi? Wa mudamu ugeze kuganira n'uyu mudamu ku bijyanye n'aba bana, ukuntu uyu mudamu yari yamubwiye ati rero abo bana banjye mfite ngomba kuzabakuzanira ukabajyana. Gusa hagati aho barakurika uyu mwana yatangiye abwira mama we ati mama urimo uritegereza hariya uriya mudamu ukuntu ari mubi. Ndetse umudamu yari yazanye amafaranga menshi cyane, ati dore amafaranga rero nayazanye. Aka kana karongera kabwira mama wako kati mama uri kwitegereza uriya mudamu, uriya mama ni mubi, uriya ari muri ba bantu bari kuduhiga. Aka kana kari kazi yuko nyine niba uyu nguyu nawe ari umusirikare, ubwo nyine ni umuntu uri kumuhiga. Ndetse uyu mudamu ati mwana wanjye ntugire ikibazo. Gusa nanone arongera abwira uyu mudamu ati ayo mafaranga rero bibaye byiza wayabika, abana banjye bazamara gukura rwose bamaze kwigira ejuru, maze rwose ukazayabaha. Ntabwo ngomba kujyana amafaranga y'abana banjye, kuko ndabiziye neza yuko ari ubuzima bwabo, bagiye kugenda bakoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo nyine ejo habo hazabe heza, sibyo? Reka nkubwize ukuri rero, ayo mafaranga aho kugira ngo uyamenye ababikire uzayabaha. Ndetse bana banjye mugende mujyane n'uyu mudamu, ntabwo mwasigara ahangaha kuko ndabizi yuko mwamfira mu maso, mujyane nawe. Ndetse aba bana bati mama ntabwo byakunda, ntabwo tugomba kugusiga, tugomba kugumana nawe mama, ntabwo twagenda. Uyu mudamu ati none ndabigenza gute? Aba bana banjye bireze kugenda gute? Bana banjye murabizi ndabakunda kandi murabizi yuko mbifuriza ibyiza, ariko abana bati no mama ntabwo twagenda. Ndetse uyu mudamu w'umusirikare yatangiye abaza mugenzi we mudamu ati kubera iki abo bana badashaka kujyana nanjye mu mujyi ngo tujye kubatoza, mbese ejo habo hazabe heza, bazabe ari abantu bifitiye umumaro. Gusa uyu mudamu ati rero ntabwo bashaka kunsiga, niyo mpamvu ntabwo umva rwose basiga mama wabo. Aba bana barankunda, umva rwose batansiga mu mazabira, bazi ko hanze hatari heza, rero niyo mpamvu badashaka kunsiga. Abana ibyo bakora barabizi. Ndetse aba bana bati mama ntabwo twagusiga, urabizi mama turagukunda.
ndetse uyu mudamu atangira kubaza abana be ati bana banjye murakibuka ibintu papa wanyu yababwiye, muri kukuri yababwiye ati bana banjye muzagende mukore mwiteze imbere, muzagende mbese mubeho neza. Bana banjye murabizi neza yuko rwose iryo jambo papa wanyu yarabibabwiye, kubera iki muri kwanga kujyana n'uyu mudamu kandi agiye kugenda akabitaho akabatoza mukazigirira umumaro, ko mushobora kuguma hanze ugasanga murapfuye mu gihe gito cyane, kubera iki mutansiga? Bana banjye murabizi ndabakunda sibyo? Mu buzima bwanjye reka mubwire, ahubwo reka mubwire mwana wanjye mukuru, uzite kuri murumuna wawe muto, urukumva neza, uzamwiteho, ntabwo mugomba kugumana nanjye rwose. Njye gushyigikira ikintu papa wanyu yavuze ko mugomba kuzagenda mukibeshaho mukamera neza, ndetse kugira ngo muzamubere nk'umucunguzi. Bana banjye rero ndabinginze ndabakunda, reka mbarekure mugende, mujyane n'uyu mudamu agende rwose azabitaho. Bana banjye mugende. Ati ni ukuri, ndetse ahubwo reka mubwire Sifa nawe ugomba kujyana nabo. Uyu mudamu ati rwose bigomba kugenda gutyo, uyu mwana Sifa nawe agomba rwose kugenda akajyana n'aba bakobwa. Akana karahangana noneho kuko bakabyumva cyane. Uyu mudamu ati se aka kana kagakene ndiko nasinzi kuntu kameze. Uyu mudamu ati nyine ubyihanganire rwose kuba uyu mwana ari umukene, ariko nanone ashobora ko afite impano nyine, akaba mbese ukaba wamujyana ugasanga rwose kuko nawe ntabwo uramunsigana. None se uramunsigana bigende gute? Nawe ntabwo byakunda. Ndetse uyu mudamu ati urishoye yuko uwo mwana afite impano. Atangira kubaza uyu mwana ati wa mwana we ufite impano ku buryo uri kwiyumvamo ibintu byo kuba waba umusirikare, mbese ukaba warwanira igihugu uko byagenda kose aho bishoboka? Akana kati ndabizi rwose, njye mfite imbaraga, ikintu kijyanye no gufata imbunda ndi uwa mbere rwose, ubwo mugende munjyane. Akana kari kazi no kwisobanura rwose, kati rwose munjyane, njye rwose ikintu kijyanye n'impano ndacyumva rwose ndagifite, ikindi kandi Imana izabimfashamo. Ese ujya wibuka gusaba Imana uti Imana uzamfashe? Akana karangije kati rwose ubwo munjyane. Uyu mudamu ati nta kibazo, ngaho rero nawe ufate ujyane, ngende rwose njye kukwitaho, ngende mbatoze muzigirira umumaro mu minsi iri imbere. Nuko byagenze. Uyu mudamu arangije ati mwabana mwe rero mutaza kurira, ntabwo tugiye gupfa, wapi, mugomba kugenda nkabitaho, nta kibazo na kimwe mugomba kugira, mugende rwose mbana banjye. Uyu mudamu arangije ahita arekura abana be, ariko abana bati mama ntabwo twagusiga, basi reka tujyane. Ariko uyu mudamu ati bajyane rwose, ntabwo mbakeneye muri aka kanya kugira ngo abana banjye base babice, byarutwa ngapfa, ariko kugira ngo abana banjye bapfe nuko ntabwo, ubwo sinaba ndi umubyeyi nyabaki, ubwo naba narabamariye iki? Uyu mubyeyi nuko byagenze. Arangije rwose yirekura abana be ati bajyane rwose, ariko abana bakomeza kugenda banga bati kuko mutujyanye hehe ko tudashaka kugenda? Ariko uyu mudamu w'umusirikare arangije ati mwabana mwe rero mwe gutera amahane, ubwo ntibyashatse kuba, tugende. Rebere umubyeyi arangije ahita akubitaho urugi, abana nuko bagiye. Umubyeyi nawe ahita afunga ati kubera iki? Abana nabo bati no kubera iki uri kutujyana koko, batureka. Ariko uyu mudamu ntabwo yigeze abitindaho, yarazi ukuntu abana bato nk'aba bakunda ababyeyi babo, yarazi yuko bitoroshye. Gusa uyu mubyeyi nawe yasigaye ari gusengera abana be ati ni ukuri pe abana banjye basi Imana ndakwinginze uzabafashe. Abana nabo niko bari kugenda bari guhamagara mama wabo bati mama ndebe rwose kakana nako gafite amaso yishimye, niko kari kugerageza guhamagara, ariko byose byari ubusa, ntabwo byari gukunda. Ukurikire rwose akana kakomeje kurira kati mama, ariko byose byari byarangiye. Bidatinze abana bari babapakiye nyine babajyanye, bagiye kubajyana mu gisirikare, bagiye kubitaho. Niko bari kugenda bari guhamagara bati mama kuko iki wakora ibintu nk'ibi ngibi? Ariko uriya mubyeyi nawe kuba yabikoze ntabwo ari uko yanga abana be, ahubwo nuko abakunda, arabakunda cyane rwose, ku buryo ari kubona rwose kubareka ariko se rikomeye cyane. Bari kugerageza kuba bava aha hantu bari, ariko byakomeje kwanga, ntabwo byakunda, ntabwo babasha kuhava. Mu gihe wa mudamu nawe ari kurira rwose, amarira ni menshi,
ari kumva rwose ukuntu ari kwiye abana be bakagenda bikamucanga ati se none nabigenza gute n'ubundi ni ibihe turimo nta kundi kuntu byagenda aho kugira ngo abana banjye bamfireho nta kundi nyine ngomba kubarekura bakagenda nta kundi kuntu byagenda. Umudamu nuko yisanze muri ako gahinda nta kundi kuntu byari kugenda. Ese bariya bana bizagenda gute batari kumwe na mama wabo? Ubuzima bwabo buzaworoha mbese bizakunda? Ese ubundi uyu mudamu we amaherezo ye azaba yahe? Ntabwo azaza guhura n'ingorane ugasanga babagizi ba nabi baramufashe bikarangira bamwishe? Reka mbabwire rwose ndabakunda cyane mwakoze kubana nanjye. Reka tuze gura muri episode ya 2. Yari episode ya mbere turi kureba. Ciao ciao, nahamukanya.